Haleluya. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ni ihabwe icyubahiro, Imana yacu ni ishyirwe hejuru. Ni Imana y'ukuri kandi ni Imana yo kwizerwa. Nongeye kubaramutsa rero mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ndashima Imana ko yabanye nanjye ikampa kurangiza umwaka amahoro. Nizere ko namwe ari uko byagenze. Abo bitagendekeye gutyo mwihangane, kandi Imana y'amahoro ibarengere, ibatabare, ibahe kugubwa neza muri byose, nk'uko ubugingo bwanyu buguwe neza. Turakomeje rero gahunda yacu yo gusangira ijambo ry'Imana. Iyi si turimo ifite imitekerereze yayo, iyi si turimo ifite imikorere yayo, iyi si turimo ifite uburyo ishaka ibisubizo, kandi Yesu yayitwoherejemo ngo tuyibemo. Ese iyo si imeze gutyo dukwiye kuyibamo gute? Ni isi yanduye, ni isi ishaje, ni isi irwaye. Twebwe nk'abana b'Imana, twebwe nk'abakristu, iyo si dukwiye kuyibamo gute? Uyu munsi rero ijambo Imana yanshyize ku mutima ngira ngo tusangire muri uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo iyi si ishaje kandi irwaye twayibamo gute? Wowe uzi Imana, iyi si ukwiye kuyibamo gute? Iyo ibibazo, ibyago n'amakuba biguteye, ubikemura ute? Ese ubikemura nk'uko isi ibikemura, cyangwa se ubikemura nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira? Reka turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 23. Haravuga ngo, arababwira ati, mwebwe mukomoka hasi, njyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'iyi si, ariko njyewe sindi uw'isi. Twongere dusangire irindi jambo riri muri Yohana igice cya 17, duhere ku murongo wa 13. Haravuga ngo, ariko noneho ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo, ngo nabo babe bejeshejwe ukuri. Murumva hano ni isengesho Yesu yari arimo asengera abigishwa be igihe yari agiye kubasiga, agiye gusanga se. Arasengera isengesho rero avuga ati, mwami wanjye, aba bari mu isi ariko ntabwo ari ab'isi. Ubereshe ukuri, kandi ukuri ni ijambo ryawe. Isi ntibakunda kuko nanjye ntabwo yankunze. Isi irabanga kuko nanjye yaranyanze. Akasenga rero avuga ati, iyo si imeze gutyo, Mana Data uyibarindiremo. Iyi si kuva Adamu na Eva bacumura, isi yahise yandura, yahise iba mbi kubera ko icyaha cyari kiyinjiyemo. Iyo si rero yinjiwemo n'icyaha, umuririmbyi yararirimbye ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si.
kwa data gusa niho hasendereye amahoro. Ariko iyi si tugomba kuyibamo. Noneho rero ko tuye muri iyi si tugomba kuyibamo, ariko tukaba tutari abayo, iyi si tugomba kuyibamo gute? Ni ikibazo. Ni nako umutwe w'inyigisho wavugaga, iyi si irwaye, iyi si yanduye, iyi si ishaje, dukwiye kuyibamo gute? Yesu adusabira, yari azi ko agiye kudusiga muri iyi si, ariko yaravuze ngo ntago nzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umwuka wera. Uwo mwuka wera azababera umufasha, uwo mwuka wera azabigisha, uwo mwuka wera azabayobora mu kuri kose, uwo mwuka wera azabahishurira ibishwe by'ahatagerwa, uwo mwuka wera azabibutsa ibyo nababwiye. Muri iyi si rero ishaje kandi yanduye, ntabwo Yesu yadusize nk'imfubyi, ahubwo yadusigiye umwuka wera. Ariko kugira ngo tubashe kuyibamo nuko twumvira umwuka wera. Ese iyi si wumvira ijwi ry'umwuka wera cyangwa wumvira ijwi ry'isi? Abandi babigenza gutya, nawe bigenze gutya, nutabigenza gutya nta kigenda. Ariko hari uko iyi si dukwiye kuyibamo. Ikindi, kuvuga ngo turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi, bishaka kuvuga ko muri iyi si turi abagenzi. Ntabwo iyi si tuzayibamo igihe cyose, ahubwo iyi si tugomba kuyibamo nk'abazayivamo. Niba rero tugomba kuyibamo nk'abazayivamo, hari uburyo dukwiye kuyibamo. Hari uburyo dukwiye kuyibamo. Twebwe nk'abana b'Imana, ikintu kigomba kuturanga cya mbere, tugomba kumenya ko iyi si, sisiteme y'iyi si inyuranyije n'amahame y'Imana, inyuranyije n'ubushake bw'Imana. Ariko nubwo imeze gutyo, ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Nubwo iyo si imeze ityo, Imana abayirimo irabakunda kandi ishaka ko bakizwa, ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Muri iyi si tuyirimo turi abana b'Imana, abizeye Yesu, abizeye ijambo rye, abaryakiriye, abihannye bakamwizera nk'umwami n'umukiza wabo. Tuyirimo turi abana b'Imana. Hari uko rero abana b'Imana bagomba kuba muri iyi si ishaje, muri iyi si irwaye. Tugomba kuyibamo nk'uko amahame y'Imana abivuga, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Noneho iyi si kandi tugomba kuyibamo uzirikana ko ubwami bw'Imana buri muri wowe. Ubwami bw'Imana ntabwo bugaragara, ariko ibikorwa by'ubwami bw'Imana biragaragara. Ngo ubwami bw'Imana si amagambo, ubwami bw'Imana ntabwo ari ukurya no kunywa. Ubwami bw'Imana ni amahoro, ni ibyishimo, ni umunezero mu mwuka wera. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Muri iyi si rero nanone hari uko dukwiye kuyigendamo. Muri Matayo 5 nanone harabitubwira. Matayo igice cya 5 duhere ku murongo wa 13 haravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Nkuko nabivuze, ntabwo Imana yatwohereje gushakira ibisubizo mu isi, ahubwo Imana yatwohereje kuba igisubizo mu isi. Imana yatwohereje gushyira uburyohe mu isi, kuko iyi si irakayutse, iyi si ibuze uburyohe. Ariko ngewe nawe Imana yadushyize hano muri iyi si kugira ngo tube umunyu w'iyi si, kugira ngo tube umucyo w'iyi si. Murumva ko umunyu bawongera mu biryo.
impamvu rero isi itwanga ni uko turi umunyu, turi abo kongera icyanga muri iyi si. Ikindi, turi umucyo. Imitima myinshi itaramurikirwa n'umucyo wa Kristo iri mu mwijima w'icuraburindi. Imana rero, iyi si ishaje kandi yanduye, Imana ishaka ko tuyibamo turi umucyo umurikira iyo mitima ikiri mu mwijima. Muri umucyo w'isi, mbese muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abo mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bagira gute? Bahimbaza So wo mu ijuru. Imibereho yacu, imivugire yacu, imitekerereze yacu, imikorere yacu igomba kuzana icyanga muri iyi si, igomba kuzana umucyo muri iyi si, kugira ngo abatubona babashe kugira gute? Babashe guhimbaza Imana. Turahirengeye, turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Haleluya. Abamenye Yesu twagiriwe ubuntu. Ni ubuntu Imana yatugiriye. Ubwo buntu rero Imana yatugiriye tugomba kubusakaza mu bantu bose. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, Mana Data, uko wantumye nanjye ndabatumye, kandi ubereshe ukuri. Ukuri ni ijambo ryawe. Ubuzima bwacu bugomba kuba buhuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko twitwara mu bibazo, uko dukemura ibibazo, uko tugenda muri iyi si, uko duhagarara muri iyi si, tujye twibuka ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere umwanzi akora, araza akitwaza ijambo ry'Imana, hanyuma akatuyobya. Araza akitwaza ijambo ry'Imana akatuyobya. Iyo amaze kutuyobya rero, ni nako byagenze muri Edeni. Yaraje abaza Eva ati, harya ngo Imana yaravuze ngo. Murumva ko yuririra ku ijambo ry'Imana kugira ngo atugushe mu mutego. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kuba twuzuye ukuri kw'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo ubashe kumunesha. Impamvu Yesu yamunesheje nuko yari yuzuye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko abatubanjirije baratsinzwe. Natwe kandi kenshi turatsindwa. Ahera ku kuri, yarangiza ngo kuko yigira umumarayika w'umucyo, ukagira ngo ibyo akubwira ni ukuri, kandi ashaka kuguta mu mutego. Kenshi adusanga mu bigeragezo. Ubundi Imana yemera ko tugeragezwa kugira ngo tubashe gukura, tubashe gukura, tubashe gukomera, tubashe kugira kwizera guhamye. Ariko umwanzi we araza akadushuka kugira ngo tujyane kure y'Imana. Adamu na Eva baramwumviye, bibajyana kure y'Imana, ndetse bibaviramo n'urupfu, kuko Imana yaravuze ngo umunsi mwariye kuri iki giti no gupfa muzapfa. Niko byagenze. Umwanzi rero buri gihe ngo umujura nta kindi kimuzana keretse kwica no kwiba no gusenya no kurimbura.
ibyo ni byo byonyine bimuzana, kandi aza yigize umumarayika mucyo. Abenshi bazi ko ngo aza afite amahembe, afite ibiki, ariko ajyaza yigize n'umumarayika w'umucyo. Kenshi ni nayo ntwaro kenshi cyane akunda gukoresha, arishushanya akigira mwiza. Imana rero iturengere, Imana idufashe, kuko Yesu niwe jambo kandi niwe kuri. Ikindi, Yesu niwe soko y'ubuzima, kandi ubuzima bwe buri muri twebwe, imbaraga ze ziri muri twebwe, kunesha kwe kuri muri twebwe. Nimba rero yaramunesheje, izo mbaraga zamunesheje, kuko Kristo atuye muri twebwe, natwe tuzagira gute? Natwe dufite imbaraga zo kumunesha, dufite imbaraga zo kuba uko bikwiriye muri iyi si ishaje, muri iyi si irwaye, muri iyi si yanduye. Haleluya! Aho kugira ngo tubashe kuyibamo, nuko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nuko uhabwa ububasha bwo kuba umwana w'Imana, warangiza ukagenda wezwa n'ukuri, kandi ijambo niko kuri, ijambo niryo ritweza uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma decision, choix ugiye gukora, ukareba nimba bijyanye n'ijambo ry'Imana. Haleluya! Yesu atwejesha ijambo rye, kandi ukuri niryo jambo rye. Iyo tuyobowe n'umwuka wera rero, ntabwo tuyicumuraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ndavuga nti mu Bagalatiya 5:16, muyoborwe n'umwuka wera, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ibyo kamere ikunda ntabwo ari byo umwuka akunda, ibyo umwuka akunda ntabwo ari byo kamere irarikira. Ariko ngo nitwemera tukayoborwa n'umwuka wera, ntabwo tuzakora ibyo kamere irarikira. Imana rero itwuzuze umwuka wera. Zaburi ya 5 kuva ku murongo wa 1 haravuga ngo, Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri, n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Abantu b'iyi si bagira indimi ebyiri, ariko twebwe hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugendere mu bitunganye, dukore ibyo gukiranuka, tuvuge iby'ukuri nk'uko biri mu mutima wacu. Nutabeshyeshya abandi ururimi rwe. Iyi si yuzuyemo ibinyoma, yuzuyemo abantu bagambanirana, yuzuyemo abantu babesherana, ariko kugira ngo tubashe kuba muri iyi si nk'abana b'Imana, iyi si yanduye, iyi si irwaye, iyi si ishaje, indimi zacu tugomba kuzirinda ibinyoma, tugomba kuzirinda uburiganya, tugomba kuzirinda kubeshyera abandi. Imana idufashe, Imana idutabare. Ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Yesaya niwe wavuze ati, mbonye umwami Imana kandi ndi umunyaminwa yanduye. Ngo marayika araza mukoze ikara ryaka ku munwa, kandi yarahanuraga. Kenshi tuvuga ko turi abana b'Imana, kenshi tuvuga ko turi abakristu, ariko iminwa yacu irabeshya, ibeshyera bagenzi bacu. Iminwa yacu ishyushya inkuru z'abaturanyi bacu, twishimira ibyago by'abandi, twishimira biracitse. Ariko Imana idutabara, ntabwo iyo si ari uko nguko dukwiye kuyibamo, ntabwo ariyo mahame y'abana b'Imana. Imana idutabare. Umurongo wa 4 akavuga ngo, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Yego ye iba ari yego, oya ye iba ari oya. Icyo yiyavuze ntabwo yivuguruza. Niyo ibintu bikunaniye, genda ubwire mugenzi wawe, umubwire uko byakugendekeye. Ngo mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Niba ari abantu babibona, hari abantu babirasi n'ibiki, ariko umukiranutsi
ntabwo yita kuri abo bantu b'abanyagasuzuguriro bavuga amagambo y'ubwirasi n'ubwibone, ngo ariko abubaha Uwiteka arabubaha, abari mu mwuka w'Imana, abakora ibyo gukiranuka, abaca imanza zitabera arabubaha. Uko niko dukwiye kuba muri iyi si yashaje yanduye. Haleluya, Imana idufashe. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Ijambo twasomye muri Yohana igice cya 17 yavugaga ngo isi irabanga kuko nanjye iranyanga. Ariko iyi si nubwo itwanga, nituhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, nituba umucyo tukazana uburyohe mu isi, nituba umunyu, tukazana uburyohe mu isi, nituba umucyo tukamurika abafite imitima ikiri mu mwijima ikavirwa n'umucyo wa Kristo bagahindukira, nta kizabasha kutunyeganyeza, kuko Yesu Kristo uri muri twebwe nta cyamuhangara. Yicaye iburyo bwa Data dusabira, kandi umwanzi ari munsi y'ibirenge bye. Nimba rero duhishanywe na Kristo ahantu ho mu ijuru, ni ukuvuga ko natwe ubundi umwanzi ari munsi y'ibirenge byacu. Nimba ari munsi y'ibirenge by'ubutware bwa Kristo, natwe ari munsi y'ibirenge by'ubutware bwacu, kuko yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nimugende mbahaye gukandagira inzoka na sikorupiyo, nimurye ibyica ntacyo muzaba. Natwe ubwo burinzi, ubwo budahangarwa turabufite. Ariko kugira ngo Imana ibashe kubana natwe, ibashe guhagararana natwe muri iyi si ishaje, muri iyi si yanduye, nuko dukora ibyo gukiranuka, nuko twirinda uburiganya, nuko twirinda ibinyoma, nuko twirinda gushyushya inkuru z'abaturanyi. Imana idufashe, Imana idutabare. Abaroma 8:19 aravuga ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kutubona, ariko ntabwo twigaragaza. Natwe dushaka gusa nk'isi, dushaka kuvuga nk'isi, dushaka gukora nk'isi, dushaka kugenda nk'isi, kandi twabonye ko isi ikora ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Isi ntabwo ikunda iby'Imana ishaka, nubwo Imana yayikunze ikemera igatanga umwana wayo w'ikinege, ariko isi ntabwo ikunda iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu rero abo bantu baba bafite amatsiko yo kureba abo bantu, ariko baza kubashaka bakababura. Abagalatiya 3:26 baravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Kuko rero turi abana b'Imana, murabizi umubyeyi ikintu cya mbere akora ni uguhora arinda abana be, abarinda ibibi byose. Natwe rero muri iyi si yanduye, muri iyi si ishaje, muri iyi si itadukunda, Yesu agenda aturinda, agenda dutwikiriza amababa ye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, igihome cyanjye kirekire kinkingira, Imana yanjye niringira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizagutwara, mugiga irimbura ku manywa y'ihangu nta kizagutwara, umwambi ugendera mu mwijima ntacyo uzagutwara, kuko urarinzwe. Ariko kugira ngo uko kurinda gukomeye kw'Imana kukubeho, ubwo budahangarwa bw'Imana bukubeho, ubashe kugenda muri iyi si wemye, ubashe kugenda muri iyi si urinzwe, nuko umenya ko uri muri iyi si ariko utari uw'iyi si. Noneho ukagenda nk'uko abana b'ubwami bagenda, twabibonye hejuru. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya. Urugero
rwa mbere reka duhere wenda kuri Daniyeli. Reka dusome Daniyeli igice cya 3. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko, n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajyanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko, n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajyanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Umuntu uhamye itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka ry'amabarura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko abantu bose bumvisha amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka ry'amabubura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Uwo mwanya abakarudaya baza kurega abayuda, ni Daniyeli na bagenzi be. Babwira umwami Nebukadinezari bati, nyagasani nyaguhoraho, washyize itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu. Umuntu wese wanga kubarara hasi, baje kurega Daniyeli na bagenzi be ko batubararaye cya kigirwamana umwami yari yahagaritse mu kibaya. Kubera iki? Kubera ko Daniyeli na bagenzi be bari bazi icyo bari cyo. Bari bazi ko bari muri iyi si, bari bazi ko bari i Babuloni ariko atari i Babuloni. Bari bazi Imana basenga iyo ariyo. Bari bazi ko amategeko ya Mose yababwiye ati ntuzigere wikubita imbere y'ikigirwamana icyo ari cyo cyose. Bari barabitse ijambo mu mutima wabo kugira ngo badacumura ku Mana. Haleluya. Banze kukiramya, barabarega. Hanyuma barangije, bari bavuze ko utari buramye icyo gishushanyo bazamunaga mu itanura ry'umuriro. Ubwo umwami kuko yari yarangije gushyiraho itegeko, ntago mbisoma ni birebire cyane, baje kuvuga bati abo bantu nimubashyire mu muriro. Itanura ngo bararyenyegeza, bararicana, bashyiramo umuriro. Barangije ba bantu bagira gute? Babajugunyamo. Imana yacu nayo ni umuriro. Umwami agiye kureba, yari yashyizemo abantu 3, asanga harimo abantu 4. Atari kuwa 4 ndabona asa n'umwana w'intama. Ya Mana yacu, wa mwami wacu tubana nawe, wa mwami wacu tugendana nawe, yari ari kumwe nabo muri rya tanura ry'umuriro. Ntago bigeze bashya ngo babakuyemo, nta n'umwotsi ubanukaho. Murumva rero nubwo isi idushakira impamvu, nubwo isi ishaka kutuyobya, nubwo isi ishaka ko dupfukamira ibyo ipfukamira,
nubwo isi ishaka ko turamya ibyo iramya, ariko duhagarare twemye. Imana twizeye turayizi, tuyishikameho, twe kuyihemukira ngo tuyibangikanye n'ibindi bigirwamana, no mu muriro izabana natwe. Ariko Daniyeli we yaravuze ngo ibasha kudukiza ariko nawe itadukiza. Tube ferme mu Mana yacu, ibasha kudukiza ariko nawe itadukiza. Ariko izi ku isi twanga, izi ku isi itadukunda, niyo mpamvu kurinda kwayo, ubudahangarwa bwayo butubaho. Ahandi murabizi, inyuma nanone bongeye kumugambanira, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Bamaze kumujugunya mu rwobo rw'intare, intare zimubonye, kandi ngo bari bamaze iminsi barazishonjesheje, ariko zibonye Daniyeli, marayika w'Uwiteka yafunze iminwa yazo. Daniyeli ntacyo byamutwaye. Umwami ngo yabuze amahoro, arara adasinziriye, arazinduka kare kare ajya kumuhamagara, aravuga ati Daniyeli mugabo ukundwa, Imana ukorera ku manywa na nijoro yabashije kugukiza? Daniyeli aramusubiza ati Imana nkorera yabonye nta cyaha mfite imbere yawe n'imbere yayo, yabashije kunkiza. Hari umugani abanyarwanda bakunda guca ngo urucira mukasoro ugatwara nyoko. Bandi bari bamugambaniye ngo bamujugunye muri rwa rwobo rw'intare, igihano bari bahaye Daniyeli, ubugambanyi bari bagambaniye Daniyeli nibo bwagiyeho. Umwami yahise ategeka ko babajugunya aho ngaho. Intare ngo zarabafashe zirabashwanyaguza, zirabarya, zirabamara. Murumva rero muri iyi si irwaye, muri iyi si yanduye, iyo twikomeje kuwiteka, Uwiteka araturengera, Uwiteka araturinda, kandi Uwiteka duha kuba igisubizo ahangaha muri iyi si. Muri icyo gice cya 6 turavuga ngo ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi bintu, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Iyo ubwami bw'Imana buri muri twebwe, umwuka wera, aha bavuze umwuka mwiza, umwuka wera aba ari muri twebwe, kandi tuba igisubizo, tubasha guhindura iyi si. Haleluya! Imana yacu rero ishimwe, kandi idushoboze guhagarara kugendera muri iyi si uko ijambo ry'Imana, uko amahame y'ijambo ry'Imana abitubwira. Muze gusoma Daniyeli igice cya 6, niho biri, mwumva uko byagenze bamaze kumujugunya mu ntuza mu rwobo rw'intare. Nyuma rero umwami yaje gutegeka ko Imana ya Daniyeli aba ariyo baramya. Ariko Daniyeli yajya kugenda nk'uko ab'i Babuloni bagenda, ntago ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, gukomera kw'Imana byari kugaragara. Ahandi ni muri Esiteri. Esiteri na Moridekayi nabo batumye umwami aha abayuda igihugu. Ahandi ni mu Itangiriro, ubwo umugore wa Potifari yashakaga gusambanya Yosefu. Yosefu aravuga ati databuja yampaye ibintu byose uretse wowe. Yanga gukoza isoni Imana ye. Iyo Mana barajyanye bajyana muri prison. Nyuma muzi uko byagenze. Imana yaje kumukura muri prison, imugira iki? Imugira minisitiri w'intebe wo muri Egiputa. Iyi si rero ishaje, iyi si yanduye, birashoboka ko tuyibamo, ariko Yesu yayitwoherejemo turi umunyu, Yesu yayitwoherejemo turi umucyo. Tugomba kugenda rero nk'uko abana b'Imana bagenda, tugomba kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Tugomba kugenda mu mitima yacu harimo inzira zijya i Siyoni. Ibibazo byacu tugomba gutegereza Imana yacu.
niyo ibasha kurira kandi ikabikemura mu buryo bwayo. Ntabwo rero tugomba kugenda, ntabwo tugomba kubaho nk'uko isi igenda, nta nubwo tugomba gukemura ibibazo byacu nk'uko isi ibikemura. Imana yatwohereje muri iyi si kugira ngo tube igisubizo hano muri iyi si. Imana rero ibidushoboze. Abakolosayi 1:27 haravuga ngo abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bwo mu ijuru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Iyo turi muri Kristo Yesu, iyo twikomeje ku Mana yacu, Kristo atubera ibyiringiro by'ubwiza. Byanze bikunze ibyo tunyuramo havamo ubuhamya, kandi hakavamo ubuhamya bwubaka ubwami bw'Imana, kandi hakavamo ubuhamya buzana abakiri mu mwijima, abakijandajanda muri iyi si, bubazana kuri Kristo Yesu. Kristo niwe mucyo w'isi, natwe tugendera mu mucyo wa Kristo, kuko Kristo ari muri twebwe. Haleluya, amen. Twabonye ko iyi si tuyirimo, ariko ntabwo turi abagenzi. Igihe kizagera tuyivemo. Tuzagera igihe umuntu aravuka, agakura, agakora ibyo Imana yamuhamagariye. Igihe cyagera umurimo awushoje agataha. Twebwe ntabwo tuvuga ngo umuntu yapfuye, turavuga ngo umuntu yatashye, kuko iwacu ntabwo ari hano ku isi, iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Iyi si rero tugomba kuyibamo dufite ibyiringiro by'ubwiza bwa Kristo, nk'uko tumaze kubibona mu Bakolosayi igice cya 27. Ahandi ku iherezo tugomba imitima yacu, igihe cyose tugendera muri iyi si, igihe cyose duhura n'ibitugora, igihe cyose duhura n'ibitubabaza, tugomba kugira ibi byiringiro muri iri jambo. Abaheburayo ba 2 igice cya 14 avuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Iyi si turi abagenzi, igihe kizagera dupfe, igihe kizagera dutahe, ariko akenshi turatinya. Abantu bose batinya urupfu, ariko nimba twaramenye Kristo ntabwo dukwiye gutinya urupfu, kubera ko Kristo ngo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo. Yaraje abaho nkatwe, ababara nkatwe, apfa nkatwe, arangije urwo rupfu yapfuye urwo rupfu yapfuye ngo yaruhinduje ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Satani yari azi ko birangiye, ariko urwo rupfu rwa Yesu Kristo, nyuma y'uko turi abagenzi ahangaha muri iyi si, igihe kizagera urugendo rwacu rurangire, dutahe iwacu mu ijuru. Ntabwo rero turaba gutinya urupfu, kuko urupfu, ubutware bw'urupfu Kristo yaruhinduye ubusa. Imana rero idufashe, iyi si tuyirimo tutari abayo, igihe kizagera tuyivemo, hanyuma Kristo wahinduye urupfu ubusa n'umutware warwo, ari we Satani, atwakire iwacu mu ijuru, kuko yaravuze ngo ngiye kubategurira ahandi. Rero tube muri iyi si tuzi ko igihe kizagera tukayivamo, kandi tube muri iyi si dufite ibyiringiro, kuko Kristo niwe byiringiro by'ubwiza. Twikomeje ku Mana yacu, tugenda nk'uko ijambo ry'Imana rigenda, tuyubaha, kuko uyubaha nawe iramwubahisha. Imana rero idufashe, Imana
ibidushoboze. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje, turagushimye ko waduhaye ububasha bwo kuba abana bawe. Turagushimye mwami ko watugiriye ubuntu tukavirwa n'umucyo wawe, kandi watwohereje muri iyi si. Uzi neza ko iyi si irakwanga nawe, nimba barakwanze ntabwo natwe bazadukunda, ariko wasabye data ngo mana singusabye ngo bakure muri iyi si kuko hari ibyo bagomba gukora muri iyi si, ahubwo ndagusabye mwami kugira ngo ubarindire muri iyi si. Mana rero mu gihe ukiturindiye muri iyi si, udushoboze kugenda nk'uko ijambo ryawe ribivuga, udushoboze kugenda mwami nk'uko amahame y'ubwami bwawe ameze, udushoboze kuyashyira mu bikorwa. Haleluya. Shimwa rero papa, shimwa kandi uhabwe icyubahiro kudushoboza kugenda muri iyi si ishaje, muri iyi si irwaye, kandi tukagenda tugaragaza ubwami bwawe, tukagenda tuguhesha icyubahiro. Abatubonye, abatwumvishe nk'uko byagenze kuri Daniyeli, bakavuga bati Imana ya Daniyeli aba ariyo muramya, aba ariyo mupfukamira. Natwe reka mwami abatubona, ababona uko tuvuga, ababona uko tugenda, ababona uko tubaho, bajye bavuga bati reka iriya Mana yabo aba ariyo dukurikira, aba ariyo turamya. Utubabarire rero aho twagukojeje isoni mwami, utubabarire aho twagenze uko bidakwiriye, ariko uhereye none udushoboze kugenda nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha, amen.